Imigani 19 umurongo wa 17 haranditse ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwishyurira ineza ye. Iyo urwaye icyifuzo cya mbere uba ufite ni ugukira. Indwara urwaye ishobora gutinda gukira, ubushobozi wari ufite bukagushirana, inshuti n'umuryango bakabura uburyo bwo kugufasha mu byo ukenera nk'amafunguro n'ibindi bitandukanye. Aka kanya ushobora kuba wowe umeze neza, aka kanya kandi hariho abantu barenga 100 bari mu bitaro bitandukanye barimo barahura n'ibyo bibazo by'ubuzima babayeho, burimo uburwayi, ubukene ndetse n'ibindi bitandukanye. Ubufasha bwawe ubwo ari bwo bwose bwagirira akamaro umwe mu bafite ibyo bibazo. Hamwe na Ebenezer World Ministries yateguye igikorwa ngarukakwezi cy'ubwitange burimo gufasha abari mu bitaro bafite ibibazo bitandukanye, cyane cyane bijyanye n'amikoro atuma batabona ibyo bakenera mu burwayi bwabo. Ku itariki 30 z'ukwa karindwi, Ebenezer World Ministries ifite igikorwa cyo kujya gutanga ubufasha ku bantu bari mu bitaro bya Gahini. Ubufasha bwawe burakenewe kugira ngo dukore umurimo w'Imana wo gufasha. Uramutse kandi ufite ibindi bitandukanye nk'imyambaro, ibiryo bidatetse, umuceri, kawunga n'ibindi, cyangwa wifuza no kubana natwe muri iryo vuga ubutumwa ry'uwo munsi, waduhamagara kuri iyi nimero ya telefone 078 39 91 35 Menyesha ko kandi uramutse hari igitekerezo cyangwa ikibazo ushaka kubaza kuri iki gikorwa, uhamagara kuri iyo nimero navuze haruguru n'ubundi. Nimuze tuba ku bwami bw'Imana tubiba mu butaka butarumba.